Okay. Akarimbo na ka Post Malone akubwira ngo Sakozi ngewe wumva nitwa Teacher. Niba bagezeho tuntu nk'utu ngutu nawe niba utarakora subscribe yikore kuri YouTube. Bigaragara ko hano dutangiriye habaye urugamba. Amagambo kano karirimbo gafite amagambo meza. Wumva amagambo ati nabo twasubiye inyuma kugira twese tugize hasi. Ushobora kubona ko ndi umuntu mubi, nanjye ntabwo binshimishije. Rega ntabwo nahaba niyo nanagerageza, ntabwo wabyumva. Gusa tubikora buri gihe, ibihe biragenda bigahinduka, urukundo rugakonja, tugaburira umuriro ko tudashaka kugenda, tukirukanka tukamenya nkirukanka mu ruziga, tukiruka. Ndagusabye gira ikintu ukora, nzaba nkutegereje, kandi nawe ntabwo nzigera nkuseka. Turiruka tukamenya nkirukanka mu ruziga, tukiruka. Bireke bigende. None umva ubungubu rwose twabireka bikagenda. Erega nabivuze, iki nicyo gihe cyo kubireka bikagenda. Yego byari iby'ingenzi, yewe ari na byiza kandi binagezweho. Numva za nyiramubande nirumva rwose ari iki gihe cyo kubireka bikagenda. Ibihe biragenda bigahinduka, urukundo rukagenda rugakonja, bagaburira umuriro ko udashaka kugenda, tukiruka tukamera nk'abirukanka mu ruziga, tukiruka. Ndagira ngo rwose ugire ikintu ukora, nzaba nkutegereje, kandi nawe nzigera nkuseka. Turiruka tukamera nk'abirukanka mu ruziga, tukiruka. Akarimbo na ka Post Malone ngewe wumva ni ngewe nitwa Teacher. Nawe niba ari ibintu wiziritseho ubona byakubangamiye cyangwa se ubona nta kintu bikumariye, ugiye kubireka bikagenda. Icyo akarimbo karimo ashaka kuvuga, niba rwose zifite message nziza cyane. Urukundo ruragenda rugakonja, tukagaburira umuriro kugira ngo utagenda, tukiruka tukamera nk'abirukanka mu ruziga, tukiruka. Ndagusabye gira ikintu ukora, nzaba nkutegereje. Akarimbo na ka Post Malone umuntu wakazanye akangaka ngo nkabagezeho bamwita Muna. Muna yavuze ati kakarimbo gategure rwose, yanze kunze kakora ku mutima w'abasore banjye. Tayari sawa, ciao. Share na like kuri YouTube.